Yesu ashimwe bene data nshuti z'umusaraba wa Yesu. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mwese nimugire amahoro. Nejejwe n'Imana impaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana namwe. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma njyewe muri kumva nitwa Biganza Olivier, niyo mazina yanjye. Ndi umukristo mu itorero rya ADEPR mu karere ka Kicukiro muri paruwasi ya Kanombe ku mudugudu wa Kabeza, naho ngaho tubarurirwa. Hanyuma tugira ubuntu n'Imana rero kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka dusome, fate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 43. Dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4, hanyuma twumve icyo Imana idushakaho. Yesaya igice cya 44, dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Umutwe w'amagambo aravuze ngo Abisirayeli bazacungurwa. Aravuze ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa aho incungu Etiyopiya n'Iseba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Amen. Haleluya. Reka twongereho irindi jambo riri mu gitabo cya Yobu, igice cya 42. Dusome umurongo wa 2. Igitabo cya Yobu igice cya 42, turasoma umurongo wa 2. Twumve icyo Imana ivugana natwe. Dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Dusubiremo, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Bene data nshuti z'umusaraba, dushimiye Imana kubwira ijambo yashize ku mutima wanjye kugira ngo tuganire. Mbahaye ikaze kugira ngo twumvire hamwe icyo Umwami Imana yagambiriye kutubwira muri aya masaha, muri uyu mwanya mwiza, muri aya materaniro Imana yongeye kuduha kugira ngo tubonekemo muri bino bihe bitoroshye bigoye. Nyine abantu badahura ngo baboneke mu materaniro batene ko bisanzwe, ariko ni byiza. Imana ishimwe ko yashizeho n'uburyo bw'imbuga nkoranyambaga ku buryo umuntu ashobora kuvugana n'abantu, ushobora gusharinga ijambo ry'Imana, ushobora guterana n'abandi ukamenya amakuru ya bene data, ukababwira ibiri kugufasha, ibyo umwe mugufashishije mugafatikanya. Dushimiye Imana rero yatanze buno buryo muri kino gihe kugira ngo nabwo buzakoreshwe kugira ngo ubugingo bw'abanyetorero Imana irusheho kubuhembura mu izina rya Yesu. Magambo Imana yashize ku mutima wanjye rero uyu mugoroba afite intego ivuga ngo umugambi w'Imana ntabwo upfa. Iyo jambo Umwami Imana yashize ku mutima wanjye kugira ngo mbasangize, umugambi w'Imana ntabwo upfa. Haleluya. Bene data, cyangwa se tuvuge ngo umugambi w'Imana urakomeje ku buzima, ku bantu b'Imana umugambi w'Imana urakomeje. Aya magambo dusomye ni isezerano ryahawe Isirayeli. Isirayeli n'ubwoko bw'Imana. Ni ijambo Isirayeli risobanura ubwoko bw'Imana. Ntabwo ndi bugiye mu mateka cyane, muza amateka y'iri zina aho ryavuye. Umugabo bita Yakobo, Bibiliya yita ko wari umuriganya, niryo zina rye rya mbere, wakiranyije marayika. Amaze kumukiranya umunsi umwe mu gitabo cy'Itangiriro, ngo barakirana, ngo bahera mu gicuku, ngo bageza mu gitondo bari gukirana, ngo abwira marayika, ngo marayika aramubwira ngo ndekura. Yakobo ngo amenya ko ari marayika bakiranye, aramubwira ngo sinkurekura utampaye umugisha. Marayika ngo aramubaza ngo witwa nde? Ngo aramubwira ngo nitwa Yakobo. Marayika aramubwira ngo uhereye none, haleluya, ntabwo uzongera kwitwa Yakobo, kuko wakiranyije Imana n'abantu ukanesha, uhinduriwe amateka cyangwa uhinduriwe izina. Aramubwira ngo guhera none witwa Isirayeli. Haleluya. Rero muri Yakobo cyangwa uyu Isirayeli niwe ukomokaho na bano bantu bitwa aba Isirayeli, kandi Isirayeli byasobanuraga ubwoko bw'Imana cyangwa urubyaro rw'Imana.
Imana ishimwe cyane. Iri ni isezerano ryatanzwe n'Uwiteka, aravuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo. Imana ijya gusezeranya abantu bayo igasa nk'ihera hasi igaturuka ijambo mu muzi kugira ngo ize kugera kuri message nyirizina ishaka guha umuntu, yamaze guha agaciro imbaraga z'Imana, yumvise n'ubushobozi bw'uvugana nawe uwo ari we. Imana igiye kumubwira irabanza ihera ibwira Isirayeli cyangwa ubwoko bwayo, irabanza ihera hepfo iravuga ngo noneho Uwiteka wakuremye. Isa nk'iyibutsa ko no kubaho kwacu bishingiye kuba byaravuye mu bushake cyangwa mu mugambi w'Imana. Imana niyo yaturemye, niyo muremyi wa byose. Aravuga ngo kandi wowe Yakobo yarakubumba akakubumbabumba wowe Isirayeli. Bishatse kuvuga ngo Imana niyo yafashe umuntu, ibyo ni amateka muzi mu gitabo cy'Itangiriro, ngimubumba ifashe umukungugu wo mwitaka imubumbamo umuntu, irangije imuhumekera umwuka w'ubugingo ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Noneho Imana ibwira Yakobo, Isa yambwira ngo wowe ngi Uwiteka umuremyi wawe wakuremye. Icya kabiri nkaba nakuwumbabumbye. Haleluya. Imana iravuga ngo noneho umva uko mvuganye nawe. Aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Haleluya. Witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Imana isa n'iyimenye, isa niyongera kubwira ubwoko bwayo amagambo yo kubuhumuriza no kubukomeza, ibumvisha ko umugambi wayo ari mwiza kuri bo. Namwe ngo witinya, kandi ntabwo Imana igipfa kubwira umuntu ngo witinya. Imana ikubwira ngo witinya hari ibyagutinyishije cyangwa hari ibiguteye ubwoba cyangwa hari ibiguhangayikishije. Burya Imana igitubwira amagambo bitewe n'ibibona turimo. Imana izana ubutumwa bitewe n'uko ibona tumeze, kuko imenya ibitugoye, imenya ibitubabaza, imenya amakuba yacu, imenya ibyago byacu, imenya intambara zacu, imenya ubukene, imenya ibihe duhagazemo, situwasiyo yose umuntu w'Imana arimo Imana igiye ireba ikayimenya. Ni nayo mpamvu y'Imana igiye kumubwira inshuro nyinshi, imubwira amagambo ajyanye naho hari. Niba ari umuntu wateshutse imubwira amagambo yo kumukebura, niba ari umuntu wataye inzira imubwira amagambo yo kumusubiza mu nzira, niba ari umuntu wakoze ibyangwa n'amasa imubwira amagambo yo guhindukirira Imana, niba ari n'umuntu ufite ibibazo n'intambara n'akaga imubwira amagambo yo kumukomereza muri ibyo, imumenyesha ko ikimufiteho umugambi nubwo bimeze bityo. Haleluya. Yakobo rero iramubwira ngo witinya kuko nagucunguye. Twibukiranye ko Isirayeli navuze ngo ni ubwoko bw'Imana. Iri ni isezerano rihabwa abantu b'Imana. Abantu b'Imana dufite isezerano rikomeye ry'uko tudakwiye gutinya kuko dufite uwaturemye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri yaratubumbabumbye. Icya gatatu niwe waducunguye. Icya kane Imana yaraduhamagaye iduhamagara mu izina. Haleluya. Hanyuma Imana iravuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, kandi nuca no mu mugezi ntizagutembana. Iravuga ngo kandi nunyura no mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byabo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa h'incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba ukubahwa nanjye nkagukunda. Niko kizatuma ntanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Haleluya. Bene data, Imana ishimwe ko Uwiteka Imana afite umugambi mwiza ku bantu be. Imana ishimwe ko abo yamenye kera Imana yabatoranyije, kandi abo yahamagaye Imana ifite umugambi mwiza kuri bo. Imana ibagambireho ibyiza. Noneho Imana ivuze ijambo rikomeye aha ngira ngo dutindeho, mbibutse ko ntabwo Imana idusezeranya ko izaturinda amakuba. Ntabwo Imana idusezeranya ko izaturinda ibyago, uburwayi, ibitubabaza, intambara. Ahubwo ikintu gikomeye, Imana idusezeranya ko mu makuba izaturinda, ko mu byago izaturinda, mu ntambara izaturinda, mu byorezo Imana izabana natwe. Nk'aha yavuze ngo nunyura mu mazi, urumva ntabwo azarindwa amazi ariko azarindirwa mu mazi. Imana ishimwe. Nuca mu migezi ntizagutembana. Haleluya. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Imana ishimwe. Iri ni isezerano rihabwa abantu b'Imana ryo kurindwa n'Imana, kandi Imana ibasezeranya kubana nabo mu bihe byose. Ahangaha Bibiliya iratubwiye ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Ibi byarasohoye, mwibuke mu gitabo cyo kuva Abisirayeli bava muri Egiputa, bageze ahantu bita mu nyanja itukura. Imana ibana nabo. Ntabwo si uko bataciye mu nyanja, ariko yabacishije mu nyanja. Imana rero ntabwo iturinda kunyura mu nyanja, ahubwo iducara natwe mu nyanja. Ntabwo iturinda amazi, ahubwo mu mazi ibana natwe. Haleluya. Yavuga ngo nuca no mu muriro ntabwo
nshyashya. Ibi byarabaye mu gitabo cya Daniyeli, muribuka Saduraka, Meshaki na Abedenego mu itanura ry'umuriro ugurumana waka bayinyegeje karindwi. Imana ntiyabarinze itanura, ahubwo yabarindiye mu itanura. Mbibutse ko ibyago birahari bene data, ibiterwa birahari byinshi, ibitinyisha abantu birahari, intambara zirahari, amakuba arahari, indwara zirahari, ibigaragazo birahari byinshi. Ariko ijambo rikomeye nshaka kubabwira, Imana yadusezeranyije ko muri ibyo ngibyo izabana natwe. Twabihagararamo ntabwo tuzabikwepa, ariko nitubihagararamo tuzabihagararamo n'Imana. Tuzaba turi kumwe n'Imana ibera amaso abayiringira, aho turi kumwe n'Imana yaduhamagaye, yaducunguye, yatubumbabumbye, yaturemye, kandi dufiteho umugambi mwiza. Mbibutse ko turi kuganira ku ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntabwo upfa. Haleluya! Umugambi w'Imana ku bantu bayo urakomeje. Ibyo bacamo, ibyo banyuramo, ibyo bahagararamo, banyura mu bikomeye, banyura mu bibagoye, mu bibaruhije, umugambi w'Imana ntabwo uzapfa bene data, urakomeje. Ijambo twasomye muri Yobu ryatubwiye ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Bene da, Imana ishimwe ko yatugizeho umugambi mwiza. Iri ni ijambo ry'ihumure mu bintu bikwiye gukomeza abagenzi muri kino gihe. Bakwiye gukomezwa nuko hari Imana. Icya mbere yabaremye, icya kabiri yababumbye, icya gatatu yabatoranyije ikabahamagara n'amazina, icya kane muri make ni ugukomezwa nuko bafite Imana baziranye nayo. Ikindi dukwiye gukomezwa nuko iyo ngiyo yatumenye kera. Haleluya! Yatugizeho n'umugambi mwiza w'ababyeyi batatugizeho, n'inshuti n'imiryango. Yadutekerejeho kera. Yeremiya yageze ahanura, Imana ivugana nawe ngo nakumenye ntarakurema, utarabura urusoro mu nda ya nyoko, nkweza utaravuka, ngushyireho kuba umuhanuzi uzahanurira amahanga. Ndashima Imana yatumenye kera, yamenye ababyeyi babyaye bakiri insoro, irabamenya batari bitwa ba mama, batari abakobwa b'abangavu, batari b'abasore, batari mwami ingimbi. Ndashima Imana imenya umuntu, akamenya umuntu agakura akarinda umusaza, yaramumenye ikamumenya kera. Kandi mbabwira ijambo rikomeye, njya mbwira abantu nkababwira ngo Imana yamenye biganza data ataravuka, imenya biganza sogokuru ataravuka, imenya biganza yatumenye kera. Haleluya! Turi mu mugambi w'Imana. Rero ibyo twanyuramo byose, ibyo twacamo byose, ibyo twahagararamo byose, icyo dukwiye kuzirikana gikomeye, tuzirikane neza ko umugambi w'Imana utajya upfa. Umugambi w'Imana urakomeje bene da. Umuntu yanyura mu bikomeye. Nibutse umuririmbyi mwegeze kuririmba indirimbo nziza nakunze, yaravuze ngo nta misozi, nta n'inyanja, ngo nta n'ibihe, ngo byabuze umugambi w'Imana kuzura. Nta misozi, nta n'inyanja, nta bihe, byabuze umugambi w'Imana kuzura. Imana ishimwe. Haleluya! Nta misozi, nta nyanja, nta n'ibihe. Bene data, nta kibasha kurogoya imigambi y'Imana myiza. Iby'Imana yagambiriye kuri twebwe bitinde bitebuke bizasohora. Rero nari mbafitiye ijambo rivuga ngo umugambi w'Imana ntabwo upfa. Ntabwo umugambi w'Imana uhindurwa n'ibintu abantu bahagazemo. Oya, nubwo abantu baca mu bikomeye, umugambi w'Imana urakomeza bene da. Nubwo abantu banyura mu ntambara, umugambi w'Imana urakomeza. Abantu bageragezwa, umugambi w'Imana ugakomeza. Abantu bashobora gusonza, umugambi w'Imana ukomeje. Abantu bashobora kurwara, umugambi w'Imana ukomeje. Umuntu ashobora gutabwa akarekwa, ariko umugambi w'Imana ukaba ukomeje. Haleluya! Ubuzima bushobora kugukomerera ukabona usa nk'uwatawe, ariko umugambi w'Imana urakomeje. Ibyorezo byatera bigahagarika abantu imitima bakikanga, ariko mureke mbabwire, nta misozi, nta nyanja, nta n'ibihe byabuze umugambi w'Imana kuzura. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nta misozi, ni ukuvuga kubera ngo nta misozi bishatse kuvuga ngo nta gasozi Imana itageraho, nta n'agasozi itakoreraho, nta n'agasozi Imana itagusangaho, nta n'agasozi Imana itagutabariraho. Bivuze ngo wava ku musozi umwe ukajya ku wundi, umugambi w'Imana ugasohora. Kuvuga ngo nta n'inyanja, biravuze ngo n'inyanja ubwayo, umugambi w'Imana wagukura hakuno y'inyanja kugeza hakurya y'inyanja, kuko yagambiriye icyiza kuri we, Imana ikagisohoza. Kuvuga ngo nta n'ibihe bishatse kuvuga ngo no mu bihe nk'ibi bigoye, bimeze nabi, abantu bahangayikishijwe n'iki kirwara, icyorezo cyateye, n'ibi ngibi nabyo duhagazemo uyu munsi, ndagira ngo mbamenyeshe ko bitakuraho umugambi w'Imana. Haleluya! Ntabwo byavanaho umugambi w'Imana. Uko byagenda kose, iyagambiriye ibyiza kuri twe, iyatugizeho umugambi kera, iyatumenye kera, iyadutekerejeho, iyatugambiriyeho ibyiza, iyaduhamagaye, izasohoza icyo yagambiriye kuri twebwe.
umugambi w'Imana uca mu rupfu, umugambi w'Imana unyura mu nyanja, umugambi w'Imana unyura mu muriro, umugambi w'Imana unyura ahantu hakomeye, ariko ntabwo bene data ntabwo ujya upfa. Kandi impamvu yavuze ngo nta bihe byabuze umugambi w'Imana kuzura, ni uko mu bihe byose Imana igenda irinda umugambi wayo. Iyo ibihe bigiye kuza, abifiteho umugambi, ifite ukuntu ibategurira ukuntu izababika cyangwa izabahisha muri icyo gihe, kubera ko umugambi w'Imana uba ukomeje ku buzima bwabo no ku bugingo bwabo. Bene data, ndabashimiye mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Nari mbafitiye ubutumwa buvuga ngo umugambi w'Imana ntabwo upfa, umugambi w'Imana urakomeje. Muri ibyo yavuze ngo kandi ubwo uzaca mu bikomeye, Imana izakurinda. Avuga ngo komeza urebe ubushake bw'Imana. Haleluya, Imana izakurinda. Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana izakurinda. Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo, iraguhaza amahoro, Imana izakurinda. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mwene data, ntutinyishwe n'ibyo ubona. Umugambi w'Imana urakomeje. Komeza gukiranuka, komeza gusenga, komeza kuba maso, komeza kubana n'Imana iyagambiriye kuri twe byiza. Umugambi w'Imana uzasohora mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye kubw'ijambo rizima, turagushimiye ko utugendereye, turagushimiye ko udusuye, turagushimiye Mana ko muri aya masaha, muri uyu mwanya mwiza ututumyeho mu ijambo ryawe, ukaba ugendereye ubugingo bwacu. Mana, twumvise amagambo akomeye. Turagushimiye ko ubonye ko dukwiye guhumurizwa mu bihe nk'ibi bikomeye, dukwiye kwibutswa ko nubwo ibihe byahinduka, ariko nta kizabuza umugambi w'Imana kuzura. Ndagushimiye ko bene data tuganirira ijambo wantumyeho ubafiteho umugambi. Wamenye kera cyane, ngewe ntarabamenya, ababyeyi batarabamenya. Hari bigeze kuririmba aravuga ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, ngo Imana yari dufite mu bitekerezo byayo. Dushimiye Imana yatumenye kera. Haleluya, Imana ihimbazwe. Kandi iyi yaturemye izi minsi yo kubaho kwacu yose uko ingana, niyo imenya imibyirukire n'imikurire n'imihagurukire n'imyicarire n'imigendere yacu, kandi niyo izi n'amasaziro yacu uko ateye. Mwami Imana, turagushimiye kuko umugambi wari mwiza kuri twebwe. Ndasenze kugira ngo uhumurize imitima ya bene data muri kino gihe, uyikomeze cyane, kandi kiruta byose udutere umwete wo kukwegera no kuba maso no gukiranuka, kuko ibyo wagambiriye byo no kubikora uzabikora mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze mukunzi mwiza. Sabiye bene data umugisha bumvise iri jambo, ubagirire neza, ubiteho, ubakomereze amaboko muri kino gihe, kandi amahoro Imana itanga atameze nk'ay'abisi akomeze gutwara imitima yabo. Nsabiye ingo zabo umugisha, nsabiye imishinga yabo umugisha, bagifite ibyo bajya gukora, akazi kabo umugisha, n'abari mu rugo bashonje. Mana, abantu bakennye turabasengeye ngo ikiganza cy'Imana kibarambukire, kandi abarwaye ukuboko kw'Imana kwiza kubakoreho, imbaraga z'Imana zikiza zibagereho zibakiza. Urakoze mukunzi mwiza. Ndagushimiye ko ushoboje Mwami kuvuga iri jambo. Reka umwuka wera wawe usobanura, ukomeze kuryigisha imitima y'abantu, abantu baryumve cyane kuruta uko njye narisobanura ko ndivuze nk'umwana w'umuntu w'umunyantege nkeya. Ndagushimiye mukunzi mwiza. Urakoze, ku bwa byose nuhimbazwe mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Bene data, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.